turabasuhuje kandi tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Fab TV mudukurikira umunsi ku munsi. Twongeye kubasuhuza kandi tubabwira ngo karibu tubane mu kiganiro. Uyu munsi tugiye kuba twakubwira cyangwa se tugiye kuganira ku bintu bikurikira. Tugiye kukubwira rero, ese ni gute wahanga akazi nta gishoro? Ni gute ushobora guhanga akazi nta gishoro ukoresheje ubumenyi bwawe? Birashoboka kandi biroroshye. Wetega amatwi, utega amatwi uraza kumva. Turakubwira mu bintu bigera ku bintu bigera kuri bitandatu ushobora gukoresha. Ntabwo urabura ikintu kimwe utoramo. Nawe ufite akazi ubona katagenda neza, uraza kuba watoramo kimwe ukagihuza n'akazi ufite, ibintu bikaza kuba bigenda neza. Kandi turakugira inama, tukubwire uburyo ushobora kubona amahirwe. Ese ni ayahe mahirwe? Turaguha n'inama dukurikije ibyo ngibyo turaba twaje kuba twakubwira. Karibu rero, wowe ukigera hano bwa mbere turakubwira ngo banza ukande subscribe no kukazogera. Reka tugusubiriremo, banza ukande subscribe aho hasi, ukande no kukazogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro, inkuru, ubushakashatsi, ubucukumbuzi tugucishiriza hano kuri Fab TV umunsi ku munsi. Njyewe ugiye kubana namwe nk'ibisanzwe, Fabrice hano kuri Fab TV. Ni karibu rero ibijyanye no guhanga akazi nta gishoro birashoboka cyane ko hari amahirwe atandukanye ushobora gukoresha uhereye ku bintu bibiri, cyangwa se uhereye ku bintu biri mu bushobozi bwawe ufite ako ka mwanya. Dore rero mu bimwe mu buryo ushobora kwifashisha ndetse n'amahirwe ushoboka kugira ngo ubashe kugira icyo ukora, wivane mu bukene cyangwa se ubashe kwiteza imbere. Tutabatindiye rero, ikintu cya mbere dushobora kuba twakubwira, koresha ubumenyi cyangwa se n'ubushobozi ufite, skills based business. Ibi ngibi rero, niba ufite impano cyangwa se ubumenyi runaka, nko kudoda, gusiga amarange, guteka cyangwa se gutunganya imisatsi, ibi ngibi rero biragufasha bitewe n'imyemerere ufite. Uratoranyamo kimwe bitewe n'ibi ngibi, ubashe gutoranyamo kimwe ubasha gukora ibintu bigende neza. Urashobora rero kubukoresha ugatangira gukora akazi gake gake cyangwa se n'ubucuruzi butoya. Kandi ikindi, gerageza gukora ibyo ushoboye ukoresheje kandi ibikoresho bisanzwe ushobora kubona ahangaha. Ibi ngibi rero urashobora kubikora ukabihuza n'undi mushinga turaza kuba twakubwira, nko kugira nka social media. Niba ufite smartphone ushobora kwigisha abantu kudoda ukoresheje iyo telefone yawe, ukoresha ifotora, ugafungura YouTube channel, ugakoresha social media runaka ikagufasha kugira ngo promoting ibi ngibi ukora. Abantu baraza kuba bagukunda, bakugane aho ukorera. Kandi ikindi, nibamara kukugana, biraza no kugufasha kuri YouTube yawe cyangwa se urundi rubuga ukoresha kugira ngo narwo rubashe kukwinjiriza amafaranga. Ikindi dushobora kuba twakubwira, harimo kugurisha serivisi hano ku buryo buciriritse. Rero icyo twakubwira hano, kugurisha serivisi aho biciriritse. Tangira gukora serivisi nko koza imodoka. Birashoboka bitewe n'icyiciro urimo. wowe kibyumva, wowe uraza kureba neza mu byo turaza kukubwira. Bitewe n'icyiciro urimo, ntabwo uraza kubura icyo wisangamo, ariko birashoboka ko ushobora gutangira utitaye kuko umeze n'igihagararo cyawe cyangwa se n'amashuri wize, ugatangira woza imodoka, gutunganya ubusitani, cyangwa se guha abantu ubufasha bwo mu rugo. Ahangaha rero hari igihe bijya bigorana, murakavuga sinakora akazi ko mu rugo, ariko bitewe n'icyo ushaka kugeraho birashoboka ko ushobora kubikora bigakunda. Hanyuma rero, uko ubona inyungu ugende ugira gute, wiyubaka gake gake cyangwa se uyazigama.
ikindi dushobora kuba twakubwira cya gatatu harimo kwifashisha ikoranabuhanga cyangwa se online opportunities. Aha ngaha rero ibijyanye n'ikoranabuhanga twagize ubucuruzi twifashisha imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram cyangwa se WhatsApp na YouTube n'izindi mbuga ubashije gukoresha cyangwa se ufiteho ubumenyi. Ibi ngibi biragufasha rero kugira ngo ubashe gupromotinga ubucuruzi buto bwawe utangiye. Urashobora rero gutangira ukora marketing ya serivisi cyangwa se ibicuruzwa byawe nubwo yaba ari bikeya, ibi birashoboka. Ikindi kandi urashobora no gukora imirimo nka freelance, freelancing, graphic design and content writing. Ikindi cyangwa se ubundi buhanga bujyanye n'ikoranabuhanga, ibintu biraza kuba bigenda neza cyane. Ku bijyanye n'ikoranabuhanga urashobora kuba ufite impano nk'uko twaje kuba twabivuga ruguru. Urashobora kuba ufite ubundi bumenyi bugiye butandukanye. Ni byiza ko urabwamamaza ukoresheje social media, kandi n'iyo social media ize kuba yakwinjiriza amafaranga, ibintu bigende neza. Niba ushaka rero kuba wamenya urugero rwabikoze bigakunda, turaje hano utwandikire muri comment tugufashe. Kandi ikindi, wowe uri hano utari wakanda subscribe, banza ukande subscribe kugira ngo dukomeze kubana ibintu ari fresh. Ikindi cya gatatu rero hari ubucuruzi bwo guhuza abaguzi cyangwa se middleman business. Aha ngaha rero urashobora kuba umuhuza hagati y'abagurisha n'abacuruzi, ukabona inyungu yawe. Urugero, urashobora kumenyekanisha ibicuruzwa by'abandi ugahabwa amafaranga runaka kuri buri gicuruzwa uboneye isoko, ibintu bikagenda neza cyane. Ikindi cya gatanu ushobora kuvuga harimo kwihuza hamwe n'abandi bantu. Aha ngaha bijyanye no kwihuza n'abandi bantu, shaka abantu bafite intego imwe, mushyire hamwe rero, cyangwa se mushyire imbaraga hamwe, cyangwa umutungo mutoya mutangire umushinga. Ibi biragabanya rero ikiguzi, cyangwa kandi byongere amahirwe yo kugera ku ntego mwiyemeje. Ikindi rero, aha ngaha iyo mwihujije hamwe birashoboka ko mubona ibigo by'abaterankunga cyangwa se imishinga itera inkunga abantu, ibintu bigakunda. Ikindi dushobora kuba twakugiraho inama, nimwihuza muri abantu runaka, mushobora gukora umushinga w'ikoranabuhanga, harimo nko gushinga social media nka YouTube, gukina amafilime, gukina amakomedi n'ibindi. Muba mufite impano zigiye zitandukanye. Ibi iyo mubihuje mugakorera hamwe, biroroshye kugira ngo mu gihe gito kijyanye n'umwaka mube mwubatse izina, mwamenyekanye, ibintu bimeze neza fresh. Ikindi cya gatandatu twihuse, amahirwe y'inkunga cyangwa se amahugurwa. Ibi ngibi rero twari twabivuzeho gatoya, ariko reka tubivugeho ku buryo bwihariye. Ibi ngibi rero, shakisha amakuru mu bigo bitanga inkunga ku mishinga mito, cyangwa se bategura amahugurwa y'ubucuruzi nko mu bigo bya BDF cyangwa se Business Development Fund, cyangwa se indi miryango ifasha abahanga imirimo. Si ibyo gusa kandi, gukoresha amahirwe yo mu mashuri yigisha imyuga birashobora kugufasha kubona ibikoresho byo gutangira umushinga. Ibyo rero nibyo twari twaguteguriye bishobora kuba, cyangwa se iyi ni imishinga ushobora kuba wakora nta gishoro, ukabasha kubona inyungu. Turacyari hano kuri Fab TV rero, dukurikirana ibintu bigiye bitandukanye mu isi y'ikoranabuhanga, mu isi y'ubushakashatsi, mu isi y'ubumenyi bugiye butandukanye, mu isi y'ubucukumbuzi. Aha ngaha turahari kugira ngo tukubwire ibintu byinshi cyane. Niba hari icyo wifuza ko twakubwira kindi, cyangwa se twagukoreraho ubushakashatsi, urashobora kutwandikira muri komenti, tubigufashemo, ibintu bigende neza cyane.
Aha, tugiye kuza rero tukubwire inama cyangwa se inama twaguha ku biri bijyanye n'imishinga kugira ngo uze kubihuza urebe icyo ugomba gukora ukurikije inama twakugiriye. Turaje rero tubikubwire. Aha, nibyo cyane rero inama dushaka kukubwira iya mbere tangira ukoresha amafaranga makeya ahubwo wibande kugira gute mu gukora ibintu bifite agaciro bikurura abakiriya. Wirinde kugira kwipasa muremure, ibintu biraza kuba bigenda neza. Ikindi rero cya kabiri, gira ikinyabupfura no guharanira kwizerwa ku isoko kugira ngo wongere abakiriya. Aha ngaha biragusaba kwicisha bugufi, umuntu uza na kamere ye iyo ari yo yose umenye uburyo uyitwara. Ibi biragufasha rero guha icyizere umurimo ukora, wirinde kuriza ibiciro ahubwo ushyiraho ku biciro biringaniye, wirinde kubeshya. Ibi biragufasha kugira ngo wubake bizinesi yawe itangire ari ntoya igira abakiriya benshi, ibintu bize gukunda mu gihe gitoya cyane. Ikindi cya gatatu twakubwira, shaka amakuru menshi ku byo ushaka gukora kandi ntutinye guhereza abandi ibitekerezo byawe kuko bashobora kuba bagufasha. Hari igihe umuntu ajya gutangira bizinesi ariko hari imbogamizi runaka, ntasharinga abandi kugira ngo bamugire inama uburyo bishobora gukorwa, ugasanga birangiye bipfuye kubera ko atabashije kugisha inama ngo ibintu bigende neza. Aha, turabakunda cyane rero. Iyi ni Fab TV, turagufasha gufungura YouTube channel ihemba amafaranga, turagufasha gufungura TikTok ihemba amafaranga, turagufasha gukoresha social media nyinshi zigiye zitandukanye zikwinjiriza amafaranga. Urashobora kureba kuri video twagiye tugukorera hasi, uraza kuzibona muri video zacu twagiye tubakorera zijyanye n'ibyo ngibyo. Kandi ikindi, aho udasobanukiwe utwandikire kuri nimero tuba twashyize kuri description cyangwa se uduhamagare, ibintu bigende neza cyane. Indi Fab TV wabagezagaho iki kiganiro, ubu bumenyi, ubu buhanga nabagezagaho ndi Fabrice hano kuri Fab TV. Ndabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza. Ciao ciao.